Nta gushidikanya ko hari abantu benshi bumva ijambo kanseri bagahita batekereza urupfu. Ariko se, wari uzi ko hari ubwoko bwa kanseri bushobora kuvurwa neza cyane iyo buvumbuwe hakiri kare? Ndetse hakaba n'ubundi bukunze kugorana cyane kuvura. None se ni iki gituma kanseri zimwe zigorana kuvurwa kurusha izindi? Ni uko ziba zikaze cyane se? Cyangwa ni ukubera ko ibimenyetso byazo bitangira bituje ku buryo abantu batabimenya? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe kanseri 5 zigorana gukira kurusha izindi, impamvu zigorana kuvurwa, ibimenyetso byazo by'ibanze ndetse n'icyo wakora kugira ngo ugabanye ibyago byo kuzirwara. Mu gitabo kizwi cyane cyitwa The Emperor of All Maladies cyanditswe na Siddhartha Mukherjee, bavuga ko intambara yo kurwanya kanseri ari urugendo rurerure rwafashe imyaka myinshi, ariko ko intwari ikomeye kurusha izindi ari ukuyivumbura hakiri kare. Niba rero ukunda ibiganiro by'ubuzima, kwirinda indwara no kumenya amakuru ashobora kugufasha kubaho neza, kora subscribe hano ako kanya niba utarayikora, ukande like kandi unasangiza abandi iyi video. Noneho reka twinjire neza mu kiganiro. Ikaze bantu b'utuntu tw'ubwenge, aho tuganira ku buzima twifashishije ubushakashatsi bwizewe. Mbere yo kureba kanseri zigorana kuvura, hari ikintu cy'ingenzi abantu benshi bibeshyaho. Iyo bavuga ngo kanseri runaka iragorana kuvura, ntabwo bivuze ko nta muntu uyikira. Ahubwo akenshi biba bivuze ko iyo kanseri idakunda kuvumburwa vuba cyangwa kwikwirakwira vuba mu mubiri. Niyo mpamvu abahanga mu buvuzi bahora bashimangira akamaro ko kwisuzumisha hakiri kare, kuko kanseri ishobora kumara imyaka ikurira mu mubiri nta bimenyetso bikomeye iratanga inyuma. Iyo imenyekanye kare rero, amahirwe yo kuyivura aba menshi, ariko iyo imenyekanye yakerewe, urugamba rwo kuyivura ruba rukomeye. Reka duhere ku ya mbere mu zigorana. Iyo uvuze kuri kanseri zigorana kuvura, imwe mu zikunze kuza ku isonga ni kanseri y'urwagashya. Urwagashya ni urugingo ruri imbere mu nda hafi y'igifu, kandi rukora akazi gakomeye ko gufasha umubiri gusya ibiryo no kugenzura isukari mu maraso. Ikibazo ni uko iyo kanseri ikunze gutangira ituje cyane. Iza bucece ku buryo akenshi umuntu nta n'ibimenyetso agaragaza hakiri kare, mbese iyo ibimenyetso bitangiye kugaragara akenshi biba bigeze kure. Kanseri y'urwagashya ishobora guterwa no kunywa itabi, kugira umubyibuho ukabije, kugira indwara ya diyabete cyangwa uruhererekane rw'umuryango bimwe bita genetics, kugira indwara y'urwagashya idakira, ndetse n'izabukuru, nubwo ibindi bimwe na bimwe mu bimenyetso cyangwa impamvu zibitera bitamenyekana. Bimwe mu bimenyetso bishobora kugaragara harimo nko kubabara mu nda cyangwa mu mugongo, kunanuka bidasobanutse, kugira ikizibakanwa cyangwa kubura apeti, kugira uruhu cyangwa amaso bihinduka bikaba umuhondo. Abantu benshi babanza kuyitiranya n'ibibazo by'igifu, ni nayo mpamvu ikunze kuvumburwa itinze. Ariko rero si yo yonyine igorana, hari n'indi kanseri abantu benshi bazi ariko ikaba ikomeje guhitana abantu benshi ku isi. Kanseri y'ibihaha ni imwe mu zica abantu benshi ku isi. Iyo uyivuze abantu benshi bahita batekereza banywa itabi gusa. Yego, kunywa itabi ni kimwe mu byongera ibyago cyane, ariko hari n'abatarinywa bayirwara. Kanseri y'ibihaha iterwa cyane no kunywa itabi, ariko nanone ishobora no guterwa no guhumeka umwotsi w'itabi niyo waba utarinywa. Igaterwa nanone n'imyuka yangiza, nk'abakorera ahantu hari imyuka mibi nta dupfukamunwa cyangwa mu mavumbi, ibintu nk'ibyo. Iterwa nanone no guhumana kw'ikirere cyangwa uruhererekane rwo mu miryango bimwe twise genetics. Ibimenyetso byayo bishobora kubamo inkorora idakira, guhumeka nabi, kubabara mu gatuza, amaraso aza mu gikororwa, ndetse n'umunaniro ukabije.
Ikibazo cyayo rero ni uko abantu benshi babifata nk'ibicurane cyangwa izindi ndwara z'ubuhumekero cyangwa za allergie, bagakomeza kubana nabyo amezi menshi. Iyo rero yamaze gukwirakwira mu mubiri, kuyivura biba bigoye kurushaho. Ku mwanya wa gatatu hari indi kanseri nayo ikunze kuvumburwa itinze kubera aho iba iri mu mubiri. Umwijima ni urugingo rw'ingenzi cyane mu mubiri. Iyo ufite ikibazo cy'umwijima, umubiri wose ushobora kugira ingaruka. Kanseri y'umwijima iterwa cyane n'ubwandu budakira bwa hepatite B cyangwa hepatite C, kunywa inzoga nyinshi, icyo bita cirrhosis y'umwijima cyangwa kwangirika k'umwijima, umubyibuho ukabije ndetse n'ibinure byinshi ku mwijima, ibyo bita fatty liver disease. Ibimenyetso bishobora kugaragara ni nko kunanirwa cyane, kubyimbirwa inda, kunanuka, kubabara mu ruhande rw'inda, uruhu rw'umuhondo aho usanga umuntu yabaye inzobe yari igikara cyangwa uw'inzobe agasa n'utukura. Ikibazo gusa ni uko abenshi ibi bimenyetso batangira kubibona indwara yamaze gukomera. Ku mwanya wa kane hari indi kanseri itera abantu benshi ubwoba, cyane cyane kubera igice yibasira cyangwa aho ibiri. Burya ubwonko bugenzura ibikorwa hafi ya byose by'umubiri. Iyo kanseri iri mu bwonko rero ishobora kugira ingaruka zikomeye cyane. Kanseri y'ubwonko akenshi ntigira impamvu imwe izwi neza, ariko ibyago byo kuyirwara bishobora kwiyongera bitewe n'imirasire ikomeye, ibyo bita radiation, nk'iy'ibyuma by'ikoranabuhanga, uruhererekane rwo mu miryango, bimwe twise genetics, cyangwa zimwe mu ndwara z'ubwonko, nubwo akenshi impamvu ya nyayo y'izo ndwara itamenyekana. Ibimenyetso bishobora kuba kubabara umutwe akenshi, guhinduka k'uburyo bwo kureba, gucika intege mu ngingo zimwe na zimwe, gufatwa n'igicuri, guhindura imyitwarire mu buryo butunguranye. Rero kubera aho ibiri, kuyibaga cyangwa kuyivura bishobora kugorana, ni nayo mpamvu ifatwa nk'imwe muri kanseri zitoroshye kuvura. Ku mwanya wa nyuma haza kanseri yihishe cyane kandi imaze kugaragara nk'ikibazo cy'ingutu ku bagore benshi. Kanseri y'intangangore ishobora guterwa n'uruhererekane rwo mu miryango, cyane cyane impinduka mu turemangingo. Nanone imyaka y'ubukuru, cyane cyane ku muntu utaronkeje, kuko kubyara no konsa bishobora kugabanya umubare wo kujya mu mihango cyangwa umubare wa za ovulation umuntu agira mu buzima bwe, bityo bikagabanya ibyago by'uko umubiri ukora uturemangingo tw'iyo kanseri. Iyi kanseri y'intangangore ikunze kwitwa silent cancer cyangwa kanseri icecetse, kubera ko ibimenyetso byayo bigaragara nk'ibisanzwe. Urugero rw'ibimenyetso byayo ni nko kubyimba inda, kumva uhaze vuba, kubabara mu nda yo hasi, kujya mu bwiherero kenshi. Abagore benshi rero babifata nk'ibibazo bisanzwe by'igifu cyangwa by'umubiri bisanzwe, ntibamenye ko bishobora kuba ibimenyetso bikomeye bya kanseri y'intangangore. Nyuma yo kumenya zimwe muri kanseri zigorana kuvura, umuntu wese icyo yakwibaza ni ukumenya icyo yakora kugira ngo agabanye ibyago byo kuzirwara. Nubwo kanseri zose zidashobora kwirindwa 100%, hari ibintu by'ingenzi ushobora gukora. Icya mbere, irinde kunywa itabi kuko ryongera ibyago bya kanseri nyinshi. Icya kabiri, gabanya kunywa inzoga, urya indyo yuzuye irimo imboga n'imbuto, kandi ukora imyitozo ngororamubiri kenshi. Icya gatatu, fata inkingo za HPV. Iyi HPV ni virusi yandurira mu mibonano mpuzabitsina, kandi amoko amwe n'amwe yayo ashobora gutera kanseri y'inkondo y'umura iyo ubwandu bumaze igihe kirekire butavuwe cyangwa butarakuwemo n'ubwirinzi bw'umubiri. Nanone wafata urukingo rwa hepatite B igihe bikwiye, kuko bifasha kwirinda zimwe muri kanseri, cyane cyane y'umwijima. Icya kane,
jya wisuzumisha kwa muganga kandi ntukirengagize impinduka zidasanzwe zibaye ku mubiri wawe, nk'utubyimba cyangwa ibisebe bitinda gukira, kunanuka bitunguranye utazi impamvu, n'ibindi bimenyetso byavuzwe muri video twakoze mbere. Icy'ingenzi ni uko wakwibuka ko kuvumbura kanseri hakiri kare ari imwe mu ntwaro zikomeye zo kurwanya kanseri. Kumenya umubiri wawe no gufata ingamba zo kuwurinda bishobora kugira uruhare runini mu kubungabunga ubuzima bwawe. Tugana ku musozo rero, muri iki kiganiro twabonye kanseri 5 zigorana kuvura kurusha izindi. Izo ni kanseri y'urwagashya, iy'ibihaha, iy'umwijima, kanseri yo mu bwonko na kanseri y'intangangore. Twabonye kandi ko impamvu nyinshi zituma zigorana kuvura ari uko akenshi zivumburwa bitinze cyangwa zigakwirakwira vuba mu mubiri. Ariko nanone hari inkuru nziza y'uko kanseri nyinshi iyo zivumbuwe hakiri kare amahirwe yo kuzivura aba menshi cyane. Niyo mpamvu utagomba kwirengagiza ibimenyetso umubiri wawe ukwereka, ukihutira kwisuzumisha igihe hari ikitagenda mu mubiri. Nyabuna jya wibuka ko ubuzima ari wo mutungo ukomeye kurusha indi yose. Nshuti yacu rero dukurikiye, niba hari icyo wungukiye muri iyi video, yisangiza abandi kuko ushobora gufasha umuntu kumenya ikibazo cye hakiri kare. Muri video itaha tuzaganira ku buzima bw'imirire, aho tuzavuga ku kamaro 10 gatangaje benshi batajya bamenya ko kurya umuneke buri munsi. Tugumane rero no mu kiganiro cy'ubutaha. Mwakoze cyane kubana natwe, mugire ubuzima bwiza.